Twongere tubifuriza ibihe byiza abakunzi ba platform ya Torotoro akaba ari ibagezaho ibintu bigiye bitandukanye cyane cyane byerekeranye n'ubuhinzi ndetse n'ubworozi ariko bukoresha ikoranabuhanga. Uyu munsi rero turi kumwe n'umuntu ukomeye cyane araza kutubwira kuri business mu buhinzi. Ese business mu buhinzi irashoboka? Business ubundi mu Kinyarwanda babyita ngo ni ubushabitsi. Birashoboka? Nta mbogamizi se? Reka tudatinze mu magambo rero abanze atwibwire. Murakoze. Amazina yanjye nitwa Aline Mukakarinda, abandi umwarimu mu ishami ry'ubuhinzi mu kigo cy'ubumenyingiro IPRC i Huye. Nkaba mfite impamyabushobozi y'icyiciro cya mbere cya kaminuza mu gashami k'ubuhinzi mu rurimi rw'amahanga ni agribusiness, hanyuma icyiciro cya kabiri nize ibijyanye n'ubumenyi bw'igihingwa crop science. Murumva rero ko umuntu turi kumwe arasobanukiwe cyane, ni impuguke, ni inzobere ibintu by'ubuhinzi. Urumva ko yabivuye umuzi yaba muri bachelor ndetse yaba no muri masters, niko dukunda kubivuga. Mwibuka gukora subscribe ndetse munasharinge. Gusa tubibutsa yuko mugize n'ikibazo kindi cyose mwazajya mubaza muri comment kugira ngo tubashe kubasubiza. Ntimuze gucikwa rero. Ubuhinzi ni umwuga cyangwa igikorwa kijyana n'ubumenyi bwo guhinga imyaka cyangwa korora amatungo bishobora gukoreshwa ako kanya cyangwa se bikajyanwa ku masoko. Business ngenekereje navuga ko ari umurimo cyangwa igikorwa gishobora kubyara inyungu cyangwa se cyafasha umuntu kubaho. Rero navuga ko yego nibyo business mu buhinzi irashoboka, ndetse nanakongeraho ko ubuhinzi ubwabo ari business. Ibyo nabivuga mu ngero eshatu. Iya mbere ni uko ibikomoka ku buhinzi bikenerwa umunsi ku munsi kandi bigakenerwa n'abantu bose. Icya kabiri ni uko ibikenerwa ku isoko biva ku buhinzi biracyari bike ugereranyije n'ibikenewe. Icya gatatu ni uko nta kintu kiva ku buhinzi gipfa ubusa. Nabaha urugero nk'ibigori. Iyo duhinze ibigori, iyo wejeje umusaruro ushobora kuwujyana ku isoko ukabona amafaranga. Za ntete z'ikigori zivamo ifu n'ibindi bintu bitandukanye. Igitiritiri, icyo twita igitiritiri cyavuyeho intete gishobora gukorwamo ibicanwa. Ibigorigori byasigaye mu murima bishobora kuvamo ifumbire, bishobora kugaburirwa amatungo. Rero urwo ni urugero rushaka kwereka ko nta kiva ku buhinzi gipfa ubusa. Icyo wakora cyose gishaka kukubyarira inyungu. Niyo mpamvu navuga ko rwose ubuhinzi na business bijyana. Amahirwe arahari cyane mu buhinzi. Icya mbere navuga ni uko leta ishyize imbaraga cyane mu buhinzi. Nabaha nk'urugero, hari umuhinzi ufite umusaruro we ashaka kuwugeza mu mahanga. Hari ikigo nka NAEB kimufasha kugeza umusaruro we hanze. Ikindi navuga, umuhinzi ukeneye ubumenyi, kwihugura ku bijyanye n'ubuhinzi, NAEB kora wigira irahari kugira ngo imufashe. Iyo ushaka kuyisanga mu bigo bya Rwanda Polytechnic na hano i Huye irahari. Dufasha abahinzi tubaha ubumenyi bugezweho ku buhinzi. Ikindi navuga ni nkunganire ihari ku mbuto, ku ifumbire, ku bikoresho ibyo ari byo byose bakenera mu buhinzi. Leta ishyiramo amafaranga kugira ngo ifashe wa muhinzi kugira ngo abashe gukora ubuhinzi bwe neza. Ikindi navuga ni isoko rihoraho ry'ibikomoka ku buhinzi. Ikindi ni abakozi. Business wakora mu buhinzi ntabwo wabura abakozi bayikoramo, kandi igishoro cyose waba ufite mu buhinzi watangira ukazakomeza uzamuka. Yego mu buhinzi imbogamizi zirahari. Iya mbere navuga nk'imihindagurikire y'ibihe. Iya kabiri hari indwara z'ibyorezo zijya ziza zifata ibihingwa. Bafata nk'urugero rwa nkongwa twari dufite mu gihe cyashize. Ikindi ni ibiza bishobora guterwa n'iyo mihindagurikire y'ibihe. Ikindi ni ubutaka budahagije, ndetse n'igishoro ku muhinzi waba ushaka gukora ubuhinzi bwo hejuru nabyo bisaba igishoro kiri hejuru.
ibisubizo kuri izo mbogamizi twavuze, urugero nk'iya mbere imihindagurikire y'ibihe, navuga ko amakuru arahari ku mihindagurikire y'ibihe umunsi ku munsi, ndetse n'ibihe ushobora kubona ayo makuru uko ikirere kizagenda gihindagurika. Icyo ni kimwe. Ikindi rero, ingamba zishobora gufatwa ni uko hatekerezwa uburyo twahangana n'iyo mihindagurikire y'ibihe. Urugero, niba muri iyi sezo runaka hazagaragaramo igihe gito cy'imvura, hashobora gutekerezwa uburyo hahingwa imbuto yera vuba, cyangwa se tugahinga imbuto yihanganira izuba. Hanyuma mu gihe imvura ishobora kumara igihe kinini, hatekerezwa uburyo hakoreshwa imbuto zifite ububasha bwo guhangana n'indwara zishobora guterwa n'imvura nyinshi. Izo ni bimwe mu bisubizo bihari kuri icyo kibazo cy'imihindagurikire y'ibihe, ariko tukongeraho ko hanatekerezwa no guhinga mu nzu, aribyo twita green house. Ikijyanye n'ikibazo cy'ibiza, uyu munsi amahirwe arahari, ubwishingizi buraboneka ku buhinzi. Ikindi navuga ku gishoro gishobora kuba kidahagije, ni uko umuhinzi ufite umushinga we wize neza byoroshye kuba yabona inguzanyo, yaba mu mabanki cyangwa se n'abandi baterankunga. Ikindi cy'ubutaka budahagije, aha niho dusabwa kwishakamo ibisubizo, dutekereza uburyo twahinga ubutaka buto dufite tukabubyaza umusaruro mwinshi, duhinga neza, dutera imbuto nziza, dufumbira neza, dukurikirana igihingwa cyacu kugira ngo kizaduhe wa musaruro wo hejuru. Ikindi ni uko twatangira gutekereza uburyo twahinga ngo tujya hejuru. Mu bihugu byateye imbere byaratangiye, aribyo twita vertical farming. Uburyo bwo kwamamaza mu buhinzi, marketing, twavuga ko ari uburyo bwo kumenyekanisha ibikorwa byawe cyangwa ubucuruzi bwawe kugira ngo ubone abaguzi. Mu buhinzi bushobora gukorwa nk'uko n'izindi bizinesi zikorwa, hifashishijwe kwamamaza, amatangazo cyangwa se imbuga nkoranyambaga. Ariko ubuhinzi bukagira umwihariko, kubera ko ugitangira gutekereza bizinesi yawe cyangwa ugitangira gutekereza kwinjira mu buhinzi, nibwo wagatangiye gukora aya marketing. Bitangira ubanza kumenya amakuru ku isoko. Niba ugiye gutangira nk'urugero guhinga inyanya, ugomba kumenya ese inyanya zirakenewe ku isoko, ese niba zikenewe ni ubuhe bwoko bukenewe. Icyo kizagufasha kugira ngo ya bizinesi yawe cyangwa se wa musaruro wawe uzabona abaguzi. Icyo ni kimwe. Icya kabiri, ni ugutekereza isoko, kumenya aho uzajyana wa musaruro wawe kugira ngo uzirinde ko numara kuwubona wazahomba. Ikindi ni uko mu gihe cyose cyo guhinga watangiye bizinesi yawe, ugomba kwita ku gihingwa cyawe, ugiha ibyo gikeneye ku gihe kugira ngo uzabone wa musaruro mwiza. Bajya bavuga ngo akeza karibwa. Nujya ku isoko ufite umusaruro mwiza, n'abaguzi bazaza. Aho rero niho wahera wamamaza, ariko kandi ufite wa musaruro wawe ukeneye ku isoko kandi ufite ubwiza buke. Inama nagira urubyiruko ni mwe mizero y'igihugu, ni mwe mizero y'ubuhinzi bw'ejo hazaza. Nimutinyuke, nimuze mu buhinzi. Ntibisaba ubumenyi budasanzwe, birasaba gutekereza no gushira ubwoba. Umusaruro uyu munsi dufite mu buhinzi, mu myaka iri imbere uraza kwikuba inshuro nyinshi. Dukeneye imbaraga nshyashya, dukeneye ibitekerezo bishyashya, dukeneye urubyiruko ruhimba udushya, ubudasa mu buhinzi kugira ngo turusheho gutera imbere. Nabaho nk'urugero, uyu munsi ikawa y'u Rwanda irazwi ku isi yose, ariko kandi hari ibikomoka ku ikawa, bya bisigazwa byasigaye, uretse ifumbire dushobora kuyikoreshamwo, ibindi bipfa ubusa. Dushobora gutekereza uburyo ibyo bishishwa byakorwamo twa dukombe umuntu ashobora gukoresha anywa ikawa. Ubwo ni urugero rumwe, n'ibindi bitekerezo byinshi. Murahamagarirwa rero kuza mukaza mu buhinzi, mugakora, mukazana udushya, mugateza imbere ubuhinzi bw'iwacu. Nk'uko bisobanuriwe rero, murumva yuko bizinesi mu buhinzi irashoboka cyane rwose.
mwumvise amahirwe arimo, mwumvise byinshi kuri yo, nubwo wenda mwumvisemo ko harimo n'imbogamizi, ariko n'uburyo zikemurwa nabyo yabidusobanuriye. Rubyiruko rero yanabatinyuye rwose ati nimuze mu buhinzi, muzane n'udushya, muzane torotoro rwose, biriya bimashini nabyo bijye mu buhinzi nabyo bikore, sibyo? Ako nako nta kandi gashya kaba mu buhinzi. Yabwiye ati rwose ushobora gukora igikombe kivuye mu bisigazwa by'amakawa cyangwa se y'ama waste y'amakawa. Turamushimiye cyane rero, ubutumire rwose mwakoze cyane, ndetse twizera yuko n'ubutaha ubumenyi twakenera mwaza mukabusangiza urubyiruko kugira ngo rutere imbere, kuko ni kuko wabyivugiye niyo mizero y'iki gihugu, niyo mizero y'u Rwanda. Namwe rero twabanye murakoze cyane, tuzasubire mu nyigisho cyangwa se mu kiganiro cy'ubutaha. Mwibuke gukora subscribe ndetse munabisangize n'abandi, icyo twita gusharinga ryabaye tereme y'ikinyarwanda. Hanyuma Imana yabaha umugisha.